Amahoro y'Imana nabasakareho mwe mukurikiye Babla TV. Uyu ni wa mwanya mukunda muri benshi tubagezaho bimwe mu bigize umuco n'amateka y'u Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho insigamigani ebyiri. Icyo tubasaba ni cya kindi no kujya hanura akantu gatukura mugakanda subscribe mwebwe mutari mwabikora mukinjira mu muryango mugari wa Babla TV, maze ibiganiro tubategurira bikajya bibageraho nta nkomyi. Reka duhere ku nsigamigani igira iti inka ya nkoronko igira inkomoko. Uyu mugani w'inka ya nkoronko bawuca bashaka kuvuga ko nta kabura imvano, wamamaye mu Rwanda ku ngoma ya Mutara Rwogera ukomotse kuri bene Gahindiro ahasaga umwaka w'1800. Gahindiro yari afite abana benshi, ni nacyo cyatumye babita Abahindiro, ariko abamenyekanye cyane mu Rwanda ni batatu: Rwogera kuko yabaye umwami, Nkoronko kuko yari asangiye nyina na Rwogera, Nkusi kuko nyina Nyirakimana yari inkundwakazi ya Gahindiro, Ibuhoro bwarira amacumu mu Nduga ya Musambira, kandi Nkoronko na Nkusi Gahindiro yari yarabagabiye inka zibara Ubugondo zari amashyo abiri, Inyenyeri n'ikunge. Semugaza yarazinyaze i Bunyabungo aturutse Indorwa aho yari yaracikiye. Uwo Semugaza ni mwene Ndabarasa, niwe mu Rwanda bise ikitagarurwa, bakabivuga mu ndirimbo bati ikitagarurwa ni Semugaza kuko yacitse Abanyarwanda bamutangira akabanesha akabagirana Indorwa. Nuko kandi Gahindiro yamubwiye kuguma mu Rwanda amaze guhorera Abanyarwanda baguye kuri Rujyo i Bunyabungo, akamwangira agasubira Indorwa. Nuko Gahindiro amaze gutanga hima Rwogera aba ari umuzungura ku ngoma, abana na Nkusi kuruta mwene nyina Nkoronko. Bibabaza umugabekazi Nyiramavugo kuko Nkusi yari umwana w'ishyari, ashaka guca umuhungu we Rwogera kwa Nyirakimana nyina wa Nkusi. Rwogera ariko aranga, aramunanira. Nyiramavugo biramurakaza cyane, bituma aca Nkusi amucira mu ibumba ho mu Mutara. Nkusi amaze gucibwa, bene Gahindiro babura uko babigenza, nibwo bahamagaye abantu bahatswe na Gahindiro, abatware be barabateranya bababwira ko Nyiramavugo yaciye Nkusi. Bose babuze uko babigenza, batuma Nkoronko kuri nyina ngo ajye guhakirwa murumuna we Nkusi. Agezeyo Nyiramavugo aramubinda, aragaruka abimenyesha bene Gahindiro n'abatware. Mu gihe akibivuga, hatunguka umugabo Kabundi n'umukongori ngo yari inkubaganye. Agitunguka asanga bumiwe, ababaza icyo bumiriwe, bamubwira ko Nkusi yaciwe. Kabundi ati nimumbwire icyo muza kumpa mumubakirize. Bose baratangara bati ubukubaganyi bw'abapfumu niko busanzwe. Kabundi yari umukongori, akaragura inkoko. Nuko icyakora baramubwira bati pfa kugenda twe byatunaniye. Kabundi aragenda ajya mu nzu y'ingoma z'ingabe, abwira abakarazamurukanishirizo ati nimuremerwe ingoma zijye ku mugendo. Ingabe ziraremerwa. Nuko icyakora baramubwira bati pfa kugenda twe byatunaniye. Kabundi aragenda ajya mu nzu y'ingoma z'ingabe, abwira abakaraza mu rukanishirizo ati nimuremerwe ingoma zijye ku mugendo. Ingabe ziraremerwa. Nyiramavugo yumva ingoma zivugira ku mugendo. Igihe akibaza ikibaye, abona Kabundi aradutse ati mwese nimusohoke dukurikire bene Gahindiro Nyiramavugo yaciye. Nyiramavugo abaza Kabundi ati se bagiye? Kabundi ataho wabaciriye bajyanye na murumuna wabo Nkusi. Nyiramavugo ubwoba buramutaha ati se ntiwabangarurira ko abana b'ubu bumva nabi? Ati ko nacyahaga Nkusi naramuciye. Kabundi yumvise ayo magambo y'umugabekazi, aragaruka amenyesha bene Gahindiro ko yagize ubwoba kizijya. Asubirayo abwira Nyiramavugo ko yabahagaritse, ati ngiye kubazana mwibonanira. Asubirayo barazana. Bagitunguka, Nyiramavugo ababaza aho bajyaga. Rwogera aramusubiza ati twajyaga aho waduciriye.
tugiye mu mahanga nawe usigare mu Rwanda rwawe. Nyiramavugo ati abana b'ubu muri abasazi, nacyahaga umwana wanjye namwe murishegesha. Nuko Nkusi aragaruka akijijwe na Kabundi. Nibwo bene Gahindiro babwiye Nkusi bati nugeraho Nyiramavugo ari ujye wirahira Nkoronko. Biba bityo yageraho Nyiramavugo ari ati Nkoronko yampaye. Nyiramavugo yumva indahiro Nkusi yirahira umwana we biramushimisha, ishyari riracogora. Kuva ubwo bene Gahindiro babigiramo umugani w'inka ya Nkoronko igira inkomoko. Bavugaga iyo nka ya Nkoronko itarabayeho, Nkusi yirahiraga igatuma akundwa na Nyiramavugo akamugiraho akajisho. Reka nanone tubagezeho inkomoko y'insigamigani. Ugiye iburyasazi azimira mbisi. Kera habayeho umukobwa bamushyingira iburyasazi. Nyirabukwe agize ngo aramuhereza isazi yatetse, Nyiramama wanjye aranga ngo iwabo ntibarya isazi. Bukeye Nyirabukwe yenda akabya ashyiramo isazi, arapfundikira atereka ku ziko. Ahamagara umukazana we aramubwira ati mwana wanjye, ngutwo tuboga twasobukwe uramenye ntidushirire, ucanire neza, nguwo n'umunyu uze gushyiramo, twe tugiye guhinga kure. Nuko Nyirabukwe yegura isuka akurikira abahinzi mu murima. Wa mugeni ahera ko yegera iziko aracanira. Isazi zimaze guhwana, igihe cyo gushyiramo umunyu kigeze awushyiramo, ageze aho yenda agati akozamo ararigata ngo yumve uko bimeze. Akojeje ku rurimi yumva biraryoshye. Atereka akabya hasi akomeza gukozamo agati arigata. Akabya kamaze guhora araterura arumika ku munwa rwumirana ubwo. Nuko yigungaho agakono kamubayeho ingunga. Igihe cy'amahingura kigeze birashyira, Nyirabukwe araza. Ageze mu rugo ahamagara umukazana we ati mbe nyamwari. Undi yitabira mu gakono ngo ngwino nture. Nyirabukwe ageze aho yinjira mu nzu asanga agakono kumiye ku mukazana we, aratangara ati byakugendekeye bite? Undi abura icyo avuga. Nyirabukwe akamukuraho, aragenda azana izindi sazi arateka ashyiramo umunyu. Igihe cy'ikaraba kigeze ntiyirirwa abaza umukazana, amuhereza amazi arakaraba kuko yari azi ko yavuye ku izima. Nuko ashyiraho ngaho bararya. Ngaho aho umugani wakomotse ngugiye iburyasazi azirya mbisi. Mwakoze cyane kudukurikira mwe nshuti z'akadasohoka za Babla TV. Turabashimiye cyane, tubashimira cyane kandi mwebwe mukidukurikira ako kanya mugiye guhita mukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi, amateka nk'aya ngaya ntajye abacika kuri Babla TV. Nge ndi Jean Claude Mbarushimana, ibyo ntarabona nabisanze aho ntarajya.